Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikirana Garidi TV. Imana ibagire neza. Uyu ni umunsi w'umugisha ku buzima bwacu, kandi ni umunsi dukesha imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugusuhuza uri hano mu Rwanda, nawe uri mu bihugu bikikije u Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, Tanzania ndetse East Africa muri rusange. Imana ibagire neza. Mwebwe mudukurikirana muri Zambia, Mozambique, Zimbabwe, South Africa, Imana ibahe umugisha. Hamwe n'abari ku mugabane w'Uburayi, Afurika, Aziya, Oceania, Imana ibagire neza. Uyu munsi kwakira umugisha w'Imana iyo itugirije uyu mwanya duhumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuvuga iki? Ndagira ngo dusome amagambo ari mu gitabo cya Yobu, ibice 42 n'umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Imana itugire neza. Bibiliya irashaka kutugaragariza iki? Uyu munsi mu buzima urimo urareba ukabona nta kintu urimo kugeraho. Kubera iki? Ugoswe n'umubabaro mwinshi cyane. Wari ufite akazi uragatakaza, kwishyura inzu byarakunaniye, bagusora mu nzu, ubu ntufite ahantu uba. Ikindi kintu gikomeye, ubukene bwarakwatatse, abantu ufite amadeni urimo urabahunga, urabihisha. Uwo mwabanaga yaragutaye, abana be ntuzi ahantu bari, urashaririwe cyane. Ufite abana bawe kubatunga birakunaniye, abanzi bawe barakugose, ntiwemere kuba mu gihugu cyawe uvukamo, uheze hanze, ntiwajya mu gihugu cyawe, ubayeho nabi. Iki ni ibintu biri ku muntu. Idini wasengeragamo ryaraguhagaritse, rinakurenganya, ntabwo wakongera kurisengeramo. Ibyo birahari. N'uwagukundaga wagutaye, waramutakajeho ibintu byinshi. Birahari ibintu byinshi bitumye ubayeho ushaririwe. Ariko ndagira ngo twifashishe urugero rw'umugabo bita Yobu. Bivuga ngo ntabwo kubabara cyane aribyo bivuga ngo bishyize iherezo ku buzima bwawe, uzongera kubaho neza. Imana ifite uburyo bwinshi burimo gutuma ifite uburyo bwinshi yakoresha ikakugarukaho ukongera kubaho neza. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo Yobu yari mu gihugu cya Usi, yarangwaga n'ibintu ibi bibiri. Icya mbere, yari umutunzi. Icya kabiri, yarakiranukaga ngo akirinda ibibi byose. Abantu bari bamuzi ibintu bibiri: yari umusitari w'umukire kandi ukiranuka, abantu bamushima n'Imana imushima. Ni ubuhe butunzi mu byari biranze Yobu mu butunzi bwe? Reka tuvugeho. Yobu yari afite intama 7,000. Kabiri, yari afite ingamiya 3,000. Gatatu, yari afite indogobe z'ingore 500. Kane, yari afite amapfizi 1,000 ahinga, ngo n'abagaragu benshi. Ariko umunsi umwe ngo byose baraje barabinyaga, bahereye kuri buri kimwe bakurikizaho ikindi, byose barabitwara. Intama 7,000 ziragenda, ingamiya 3,000 ziragenda, indogobe 500 ziragenda, amapfizi aragenda, ngo n'abagaragu bose barabica. Umva icya kabiri ikindi. Hongera haza icyago kivuga yuko abana be barimo basangira, kuko ngo abana ba Yobu bafataga umunsi umwe ngo bagahura bagaterana, bakavuga umunsi umwe bagavuga tuzajya kwa runaka, uwundi tuzajya kwa runaka, uwundi tuzajya kwa runaka. Uko bajyaga babikora ngo bakajya babikora gutyo buri munsi. Byagera mu gitondo ngo Yobu agateranya abana, ngakabategurira igitambo cyo kubeza, ngakavuga ngo ahari ejo abana banjye bariherereye bakora ibyangwa n'Uwiteka, ngagakora igitambo cyo kubeza. Bibiliya iravuga ngo uwo mugabo arongera yumva amakuru nyuma y'amatungo, nyuma y'ubutunzi bwe bwose, yumva amakuru ngo abana barimo basangira, ngo umuyaga uraza uhuha inzu bari barimo, inkuta ziregerana, zityondabyonda b'abana, nta n'umwe warokotse.
kereka abandi bantu baje kubarengura. Yobu yari yakoze ikihe cyaha? Ntabwo ibyakubayeho ari ibyaha wakoze, ahubwo ni ukugira ngo Imana yiyerekane. Satani ati ntago ntuje, kuko niyo wari wamusabye. Imana yari yatangiye Yobu ubuhamya, ngihura na Satani. Atuvuye he Satani? Ati mvuye gutambagira isi no kwigendamo. Ese witegereje umugaragu wanjye Yobu uburyo akiranuka? Ngo dayimoni Rusoferi aravuga ati reka impamvu agukunda, impamvu akubaha, wamuhaye byose. Ntuzi ko yize kaminuza akarangiza, ukamuha kugura imodoka akagura n'iya kabiri, akaba yubatse neza atuye Nyarutarama, kujya i Burayi atega indege nk'utega moto, muri Amerika asanga viza bayimuteguriye, Ubushinwa gusa n'igiki cyatuma atakubaha. Imana iramubwira iti oya, yo ntago anyubahira ibintu. Satani abwira Imana ati nyemerera mbikoreho urebe kazongera. Imana iti genda. Niko Satani kubikora gutyo. Iyo bakomeza gukiranuka n'ibintu bimaze kugenda, Imana iti sinakubwiye, reka noneho nkwereke. Abantu bose bakunda umubiri, ari abayitera amamekapu, ari abambara, ari abajya kongeza ibibuno, ari abaterura ibyuma. Buri muntu wese abashaka kugaragara neza. Uwirabura ntabashaka kwirabura, abashaka kuba inzobe. Ufite ingoyi ntoya bashaka kuzongera. Dore reka wanyemere nkakora ku mubiri, nawe nkukoze uko bya Imana igenda, ariko ntukore ku bugingo. Ngo dayimoni aragenda akora no ku mubiri wa Yobu, afatwa n'ibishyutwe. Bibiliya iravuga ngo umubiri uratemuka, gakajya yishima isuyo. Iyo bakomeza kuvuga ngo yari afite inshuti 3, ziryumvisha ziraza ngo zimarana nawe iminsi 7 ziyiriza ubusa. Ngo bararira baravuga ati umuntu w'Imana ntabaho gutyo. Nabo birabaca bavuga ati ibintu ntago umuntu waseze Imana waraye ubutayu, umuntu wiriza ubusa, waraye amajoro menshi, waguze ibyuma, wubatse insengero, ntago yabaho gutyo. Baravuga ati uyu muntu yakoze ibyaha. Batangira kumushinja nayo ibibi, batangira kumwataka. Ariko aravuga ati murame, ibyo muzi nanjye ndabizi. Henga mpimirwe ku minzani ireshya. Imana ishimwe cyane. Iyo barakomera n'umugore amubonye, wakabanye basezeranye kubana akaramata mu bibi no mu byiza, babyaye batabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Wamubwiye ngo nzagomba kuba umwizerwa, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa amategeko y'igihugu cyacu uko biteganya. Nawe aramubwira ati mbabwire, ibi bintu ndabona ari ivangirwa. Uri umugabo wanjye, nakubahaga, ariko ibintu ni ivangirwa, nta muntu w'Imana umera gutya. Baramubwira ati madamu, yaduhaye byiza, none duhaye bibi koko? Aravuga ati boya, yafuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, zasubira mu nda y'isi ntacyo mfite. Iyo bakomeza gukiranuka ariko Imana ibibonye ngo imugarukaho. Ni amagambo twasomye ngo nuko Imana ihira Yobu bwa mbere bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Intama 12,014, ingamiya 3,000 indogobe 500 ziba 1,000, ibimasa 1,000 biba 2,000. Kandi ngarongera abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Kandi ngo Yobu niwe muntu wibyariye abamisi gusa, yabyaraga abakobwa beza cyane. Amahirwe ya mbere yaragiye, ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri mu mwanya umwe gusa. Amahirwe ya mbere yaragucitse. Ibinyamakuru abantu barabyandika, abantu baravuga ibyanga birabarenga, naho ubwayo byakubayeho birakugora kubisobanurira abantu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Kunda Imana, ndagira ngo ugume mu mwanya wawe. Data wa twese aragushyigikiye. Nubwo abantu bagosize, wababajwe n'abantu, ariko Yesu ahagurukije abandi bantu abagutumye ngo baze kukunezeza. Washenywe n'abantu, ariko uzubakwa n'abantu nanone. Imana ikugire neza. Dayimoni yakoresheje Satani yarakurwanyije akoresheje abantu, yeshaze kukubaka akoresheje abantu. Akira ijambo ry'Imana. Ndagukunda. Imana ikugire neza.